rimwe uyu mugabo tumukomera amashyi ariho umwuka wo gucuranga ese yongera akoreho gake yongera akoreho gake urumva arimo kujya mu neza yongera akiri igitego Jumvu utumufatira mukanya akiri igitego mukanya ndamubaho mukanya na nyuma nyuma y'isaha reka mwereke ubu dufite saa 7:44 saa 9:44 ndamubaho Mani bomugisha icara
ntabwo ntabyo. Hallelujah. Sema. Uringanire mu gihe. Haleluya. Zima. Himbaza. Gira mugenzi wangu tugiye guhimbaza. Tugiye guhimbaza. Haleluya. 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 Yes. Amen. Zamura gukomera kw'Imana. Haleluya. DJ. Umunyamurenge yaravuze ati kagira gake. Oya kandi toko kagira Imana. Urabeshya. Alabito. DJ. Umukungama. Haleluya. Zamuramo duhimbaze noneho ariko mwana yaba. Yes.
Hey, sema haleluya. 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 Nojera samura, nojera samura. Haleluya. 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 Zamura haleluya. Zamura mukomera kw'Imana haleluya. Mureka dutere haleluya. Mureka dutere haleluya no mudugudu w'uvuga twatera. Dutere haleluya harahavuya. Haleluya. Hajya bariyatose. Ndogara mashuri. Gero. Dutere haleluya hakurya. Bajumve ko twateranye. Bahita mu cyari. Yes, uwini ko gutyo. Aha. Tugiye gutera haleluya no turira. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya! Haleluya! Twagiye hano. Fatamugumisha. Urasinze. Urasinze. Fata batukura. Haleluya! Haleluya! Turebe. Barakomera karimo kuba. Tusemera abantu. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hey. 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 Hallelujah. 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 Hano tugiye kwibuka iby'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hey. Zamo. Hallelujah. Hallelujah. DJ dusoza gasirinde keza. Haleluya. Sema haleluya. Ninde muntu uri hano washobora gutera haleluya ngo twumve? Haleluya. Haleluya. Ninde warenzaho yaragejeje tukumva? Haleluya. Sema haleluya. Ndagira ngo tubaze bari abantu bari kumwe natwe.
Haleluya. Abantu bari hano hakurya muri kumwe natwe. Haleluya. Haleluya. Tuzamura ibiganza kandi tuzamura. Amen. Ndareba ko urubyiruko ntabwo muri abakecuru n'abasaza cyane. Kambasabe twubahe Imana duhaguruke ku maguru yacu. Basabe twese duhaguruke mu izina rya Yesu. Muve muri izo ntebe musange hano. Muve muri izo ntebe mwigire hano gatoya. Musange hano. Izo ntebe muzive mwigire hano. Musange hano mwigire hano. Mwese muve mu ntebe muzi. Izo ntebe muzisige zose mwigire hafi hano. Wenda ushobora kuba muturiye umupaka mwumva ikinyankore mutumva ikinyarwanda, ariko niba mwumva ikinyarwanda musange hano. Izo ntebe nimuzivemo. Urubyiruko rwiza rwa Yesu murasubirayo mu kanya, ariko none aha ndabasabye mwigire hafi. Nimuze rwose kandi kumvira biruta ibitambo. None murabasaba magore gatoya muze imbere gatoya. Igihe umuyobozi wa gahunda uyu munsi uragira gute n'utabyemera urembera ibyo mubwira, nta kintu uri bukore, urihangana ubikore rwose. Haleluya. Ese murabona umuriro utatse? Haleluya. Ninde wakomera Imana amashyi idukijije imvura mu kanya? Kuguruka reka ntukimbasa imirimo yawe kasha ngo time rugendo naguruka nazo wa Yesu weza yavumbuza standika kuguruka reka ntukimbasa. Haleluya. Hindukira umuntu mwegeranye umurebe mu maso, ngaho muhobera ugira akajambo mubwira. Ndagira ngo tuzamura amaboko dupepere mwuka wera tumubwire ngo tuguhaye icyubahiro. Umugisha nagira ngo mufate uyu mwanya. Yesu ashimwe cyane. Dide unyihanganire gatoya ntabwo turi gutinde. Haleluya. Twahimbaje uretse ko tutarahimbaza. Yesu ashimwe cyane. Twaramije Go.
Your mercy, 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 your Lord, mercy, mercy, mercy. Your mercy, 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 your Lord.
Ongera. Rimwe. uyu mugabo tumukomera amashyi ariho umwuka wo gucunga ese yongera akoreho gake yongera akoreho gake urumva arimo kujyamo neza yongera akiri igitego Jumvu tumufatire mukanya arakiri igitego mukanya ndamuba hano mukanya na nyuma nyuma y'isaha reka mwereke ubu dufite saa 7:44 saa 9:44 ndamubaha mani bo mugisha aranyimiriye kuja muri bento wacu haleluya bagira ngo niba muri abasore tugiye gutera haleluya n'abasigaye mu rugo babimenye ko batera haleluya cyangwa tuyeme haleluya DJ, have a seat. Akazahamagarirwa umurimo n'ingororano zizava muri uwo murimo azakora. Umuhamagaro wa mbere uvugana n'abantu. Umuhamagaro wa kabiri Imana ikiyizira. Samweli nyina niwe wabigizemo uruhare kugira umuhamagaro wa mbere ubeho. Amushyikiriza abatambyi rero baramwatuza baramusengera. Ariko umuhamagaro wa kabiri Imana yarazaga guhamagarira Samweli akayoberwa n'uwo yitaba akabanza akirukanka akajya kureba umuntu ko twamenyereye kwitaba abantu. Ariko umuhamagaro wa kabiri Imana irazivugira. Nibwo ifata umuntu wakoraga byose ikamubwira ko itamuhamagariye byose. Ubundi nta muntu ushobora byose, Imana niyo ishobora byose. Yesu bazashime cyane. Haleluya. Amina. Abanyeshuri tukiga cyangwa se twiga n'abiga none hari icyiciro bita icyiciro rusange. Iyo mwana ari muri primaire abarimu babashinzwe kumwigisha ibintu byose, akagera mu cyiciro rusange bakamwigisha ibintu byose. Ariko ku minsi y'icuma batangira kugenda buri muntu aboneza muki. Uzaba umukanishi akaba yagiye mu igaraje mu wa kane,
uzaba umwubatsi akaba yaboneje mu matafari tugeze mu wa kane, uzaba umuganga nawe agatangira kwerekeza muri za laboratwari mu wa kane. Reka mbabwire, imyaka umaze mu gakiza ntabwo uragira ahantu uromboreza. Haleluya. Ntabwo uragira ahantu uracyari byose, ushobora byose nk'Imana. mu cyiciro rusange Sitwara abakristo batinze mu cyiciro rusange, bakora imirimo yose bataragira ahantu baromboreza. Iyo umuntu ageze muri kaminuza agira uzaba umucungamutungo, ntabwo yigana n'abaganga, nta nubwo bishyira mu muryango umwe. Uzaba umuganga w'amatungo ntabwo yinjira mu muryango umwe n'uzaba umuganga w'abantu. Muzi kimwe mu bintu bituma umurimo w'Imana urimo gupfa, ni abantu Imana yahamagariye kuba abafundi ariko bashaka kuvura abantu. Muzi kimwe mu bintu biteje ambutiyaje mu itorero iki gihe, ni ba makanika bashaka gutera inshinge. Iyo umuntu atize mu cyiciro cya mbere, igihugu cyacu kimaze kugera ku rwego rwiza, gifite ibihugu byinshi kirimo gusiga mu iterambere mu rwego runaka, ariko ndibuka tukinjira muri iki gihugu wasangaga umuntu utarize ubuganga ari umuganga arimo kuvura, noneho bakajya bavuga ngo ni ruki, ngo ni ruki, bakamwita rumasha, bigarama akagutera urushinge ukazagorama akaguru kakazajya kagenda kagira, bakavuga bati ni runaka wamuteye urushinge. Hari abonzi wacu aho twari dutuye bateye abantu inshinge, ubu akaguru kagasumbana, nawe yateye mu mutsi urushinge rujya mu nyama, kandi ugasanga yari akwiriye kuba ari umurinzi, none yagiye kuvura abantu. Ariko icyo nshimira abantu ni abanyabwenge, ko umuntu agenda yiga arushaho kwiga, niko ava mu bintu rusange yerekera mu Haleluya. Yesu ashimwe cyane. amena Yesu ashimwe cyane. Ndiga bimwe mu byanandindije kugera hano, ni isomo nari mfite mu gitondo. Mu minsi yashize uko nagendaga nagira kwiga zamuka, nazamutse ndi mu cyiciro rusange nk'abandi bose, maze bakanyigisha n'imibare. Umuntu uzababwiriza ubusibe banzanira ibyanditswe, hari abanyigishaga bakajya banzanira n'ibimera bakabinyereka, bakanyereka n'ubutaka, nkiga n'iby'ubutaka, kandi nzaba ndi pasiteri. Urumva ko bitangira abantu batarakumenya, iyo bamenya baba baramboneje mu byo nzaba byo. Yesu batashimwe cyane. Ariko icyo gihe kigomba kubaho, abaza ukiga byose no mu itorero, wicara aha ukabanza ukiga byose, ariko Imana ikazagenda ikurobanurayo ikwerekeza mu byaha. Uzaba umuhanuzi akaba umuhanuzi, uzaba umuvugabutumwa akaba umuvugabutumwa. Iyo umuntu ageze kuri masters, haba hari amashami menshi. Mu gifaransa twebwe twayitaga maîtrise. Iyo ugiye no kubisobanura wumva biba bikomeye. Niga masters, nigaga muri Christian counseling, abandi bize theology akagira masters. Mu gihe bachelor's degree nigaga ministry, ubu kuri doctora ndimo ndiga leadership. Ugenda ariko ukabona barimo baragenda bagukura mu ruvange, mu kivange, bagenda bagukura mu kivange. Iminsi twamaze tukinjira mu itorero, twarakiriwe, dusenga twese, tubatizwa twese, twuzura umwuka wera twese, twicara mu biterane twese, abazaba abahanuzi bacicaranye neza neza, n'abazaba bavugabutumwa, n'abazaba bashumba, n'abazaba abadiyakoni. Ariko uko twageraga twigira imbere, pasiteri n'abakuru b'itorero bakwitegereza bakabona umuntu afite imbuto z'ubudiyakoni nziza cyane, agatangira kuboneza mu bintu bye. Abazaba bashumba bagatangira kubahindura abayobozi, bagatangira bayoboye amatsinda n'amakorali, bakaruha bakaba abayobozi, bakamutwara gutyo, bakagira uwo babwira bati ibintu byo kuririmba si ibyawe, undi bakazamubwira bati ariko wowe ibi bintu nawe bivamo jya muri ibi. Yaba umurokore wicaye aha n'umwana w'Imana wicaye aha, azi kandi yumva neza ko Imana yaguhamagariye umurimo, ikeneye yuko uza ukayishaka.
urabanza ukayibona. Yamurebye mu mutima ibona aranabishaka. Imurebye umuntu rero Imana ishaka guhereza inshingano ni umuntu wemeye gutunganywa n'Imana. Niba wari utaranabyemera, byemere none utunganywe n'Imana. Uzakorera Imana utariho umugayo, uzakorera Imana utunganijwe. Umuntu ufite umutima umenekera Imana, umuntu ufite umutima uhindiwe umushyitsi imbere y'Imana, umuntu ufite umutima ushaka kureba mu maso y'Imana, umuntu ufite uwo mutima Imana ntizamwirengagiza. Bibiliya ikunda abafite imitima imenetse. Yesu watashime cyane. Amina. Haleluya. 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 Amina. Haleluya. Igamije ngo iguhindure, numara guhinduka uyikore. Igamije ngo iguhindure, numara gutungana uyikorere. Yesu watashimwe cyane. Haleluya. Gira akantu gato mvugana n'abana b'Imana baraho. Ni iki gituma mbizaniye kuvuga ko biriya bitubaho twese ibyabaye kuri Yesaya, ahubwo twebwe ntiduhite twumva ngo tujye mu mujyi umwe n'iby'Imana ishaka vuba. Ariko umurokore aba yicaye nk'aha, ariko ajya aba ari aho yibereye iwe mu rugo aryamye asinziriye, yarangiza akarota asambana. Hari abandi bajya baba ari aho yibereye mu rugo asinziriye, ubundi akarota yanyweye itabi kandi ubundi atarinywa, uretse kubona barinywa no kugerana nabo abareba abana nabo, ariko akarota nk'iki itabi. Yakanguka yavuga atari ko si ukoko, undi nawe yaba aryamye akaza kurota anywa amazi mabi. Yakanguka akibaza ariko se ndazira icyo se amazi mabi bisobanuye iki? Ni ibiki? Imana ibitunza agatoki ayishaka ngo utungane, numara kuhatungana ivuga iti ndatuma nde ninde watugendera. Haleluya. Yesu ashime cyane. Amina. Utigeze usambana ariko yakureba kakubona mirari ry'ubusambanyi, waryama warota karota usambana, wakanguka gashyira imbaraga mu kurandura iyo kamere no kurimbura icyo kintu cyarandu. Warota unywa amazi mabi cyangwa unywa itabi, kamenya ko uri umunyamagambo ufite utugambo twinshi tutanezeza Imana, kandi ijambo ryose riteye isoni abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yamanjwe atarayimana bireba ngo muyazibukire, kuko aba yavuga bazarushaho gusayisha. Imana yibonye umuntu icyo imucira amarenga. Yesaya yahise abimenya, Imana yamuciye amarenga arabimenya. Ntabwo asa n'uwakangutse avuga atari ko ibi bishatse kuvuga icyo akayoberwa no kujya kubisobanuza akabitaho, ahubwo yavuyeyo yabimenye. Aravuga ati ndapfuye we, mbonye umwami Imana kandi ndi umunyaminwa yanduye. Hari ikintu gihishemo gikomeye. Nta muntu ushobora gukira indwara ataramenya ko ayirwaye. Nacyo gituma leta ihora ishishikariza abantu kwisuzumisha, ukugira ngo icya mbere amenye niba abana n'ubwandu azatangire kare imiti. Yesu ashime cyane. Iyo umuntu ataramenya icyo arwaye kugikira ni hehe, ntabwo yazagikira. Iyo utaramenya kuri mubi, iyo utaramenya kukiranirwa, iyo utaramenya ikibi cyawe, iyo utaramenya intege nke zawe, Imana ntigutungana. Yesaya amenya ko ari umunyaminwa yanduye, Imana ibwira marayika iti ubwo yisobanukiwe nge, haba hari abantu bisobanukiwe ngo Imana imanuke, haba hari abantu bisobanukiwe ngo Imana izibakoreho, haba hari abantu bisobanukiwe ngo Imana izibakize. Yesu atashime cyane. Amina. Haleluya. 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 Amina. Haleluya. Yesu aguha umugisha. Yesaya ayisobanukirwa, amenya ko ari umunyaminwa yanduye. Imana iravuga iti ubwo umenye icyo urwaye, reka nze ngukize icyo uzankorera wowe. Iyo umuntu atarimenya
iyo umuntu atarisobanukirwa ataramenya ububi bwe gukorera Imana akora vundavunda na ya minwa yanduye no kuririmba birimo no kwa gusambana kandi yagiye muri repetition n'ibindi byose ukabyukunukana aravanga ibintu aravanga amadosiye aravanga amasaka n'amasakaramentu nuko atarimenya atarisobanukirwa Imana nayo ikaguma mu ijuru yibaza ngo ndatumane ninde watugende umunari ari umunyaminwa yanduye umunari ari umusambanyi umunari ari umusinzi umunari ari umujura umunari ari umunyabinyoma Yesu atashime cyane Yesu agumugisha cyane haleluya haleluya Yesu atashime umunara ari kariki umunara ari kariki ari umunyaminwa yanduye ariko iyo umuntu amaze kwisobanukirwa akamara kumenya uwo ari we Imana irahari ngo igutunganye Imana irahari ngo iguhindure Imana irahari ngo igushoboze Imana irahari ngo igukomeze Imana irahari ngo ikwambike Imana irahari ngo ikuyobore umurimo wayo ntabwo ugoye iyo wayemereye irahari ngo ikuyobore irahari ngo igukoreshe irahari ngo igukorere muri yagendera muri bo ikorera muri wowe zamura Imana icyubahiro muri hose haleluya twizamurire icyubahiro ntabwo byari imbaraga za Yesaya kwikiza amagambo hari ibintu tumaze igihe turwana nabyo twananiwe kwikiza yego umuntu akaba afite cya kamere nawe arakizi arwana nacyo cyaramunaniye kukiyambura cyaramunaniye kukikura ntabwo ari imbaraga zawe yabwiye Zerubabeli aravuga Zerubabeli si kubw'amaboko yawe si kubw'imbaraga zawe ahubwo ni kubw'umwuka wawe haleluya umwuka Imana iwumanura ryari iwumanura iyo umuntu yamaze kwisobanukirwa amen zamurira Yesu icyubahiro haleluya 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 niki kikunaniza niki kigutsinda mu rugendo rw'agakiza Imana igukiza iki Imana ikubohora iki kugira ngo uyikorere ninde muntu uzasubiza Imana akayibwira ngo nike bari gutuma na ya magambo yanjye se hari ubwo umuntu aba yitinya nawe hari ubwo umuntu arazi ko n'abadatunganye yarananiwe kuva uruhande rw'akabari ahora yicaranye n'abandi umurokore arasenga ariko ngo ntabwo azatandukana n'abandi kandi abo yita abandi ni abasinzi kagenda akicara nabo mu kabari agahora uruhande rw'imva Imana yamukuyemo Yesu yazuye Lazaro arangije aramubwira ngo abwira abari barahure mu muhambure mu mureka agende iyi Imana yakuzuye mu gituro iyo Yesu yakuzuye mu gituro ntabwo aba ashaka kukiguma uruhande ntabwo aba ashaka kuguma ucicaye uruhande aba yazuye mu kabari aba yakuye mu busambanyi baveyo aba mu bujura bava uruhande rw'ibituro Yesu yabazuyemo amina Bibiliya ivuga ngo namwe yarabazuye mwega bari bapfuye kutakubwira iyerekwa ryawe nuko ibona washegeye uruhande rw'igituro yakuzuyemo ikavuga iti Yesaya ndabubona aracyari umunyamagambo yanze kuva uruhande rw'icyo gituro ndabubona aracyari umusambanyi yanze kuva uruhande rw'icyo gituro ndabubona aracyari umujura yanze kuva uruhande rw'icyo gituro bene data bakundwa Yesu ngo abwira abari baraho aravuga ngo ni mu muhambure mu mureka agende ntabwo yavuze ngo ni mu muhambure tugende uwashaka n'uriyo bakuyemo ava uruhande rw'icyo kinyagwa cy'igituro bamukuyemo herega haza umuyaga herega haza umutingito herega hari ibintu bijya biza byanyeganyeza umuntu ukabona arongeye aguye mu kabari ariko nuko yari akari hafi nuko yicaranaga n'abazimu nuko bagiye gace bakanamusukiramo akavuga bati rega nta gake ntacyo gatwara yari ari hafi yabo nicyo gituma asubira mu gituro mitingito yaba agasubiramo bene data bakundwa Imana iguhamagariye umurimo ibishaka icya mbere ngo wisobanukirwe
n'ibyo utaratunganaho izagutunganya. Imbaraga zatunganyije nde? Yesaya. Ntabwo zari izera Yesaya, kandi ibyo yabwiye Zerubabeli n'umusozi wari imbere ye ntabwo ari imbaraga za Zerubabeli zagombaga gukura he ibyo turwana nabyo, ibyo duhanganye nabyo. Ntabwo imbaraga zacu turasabwa kwisobanukirwa, tukamenya imbaraga z'Imana, tukamenya intege nke zacu, tarenze tukareba Imana, Imana ikareba intege nke zacu, tukareba Imana. Yesaya yarebye Imana, Imana ireba iminwa yanduye, iyohereza marayika reka mu kazi kawe. Haleluya, haleluya. Hagira abantu bareba Imana, Imana ireba intege nke zabo. Amina. Sashime cha haleluya, haleluya. Amina. Hari umuntu ubyumvishe nkanjye? Ndajya mubwira abantu bicaye hano ngo si kubw'imbaraga zande zawe, ntabwo ari kubw'imbaraga zande zanjye. Mama, hari igihe umuntu arwana nabyo bikamunanira, bikamuzonga, ikintu kikanga, akajya agera akenda kubibwira n'abantu, akabibwira umuntu akavuga ati ngewe ibi byarananiye kubireka, akumva yanze, naho yayobewe aho abandi bareba. Yesaya ntiyarebye abaturanyi, we yabaye ari aho yibereye mu rusengero, watumbiriye mu kirere, wagiye kubona abona ijuru racibutse, wabona yicaye kuri ya ntebe, abona abakerubi n'abaserafi, akibakubita amaso. Reba Imana, Imana ireba ibibazo byawe, reba Imana, Imana ireba intege nke zawe, iguhindure, igutunganye, igukoremo umurimo, igukwetuze. Numara gukwetura, ikubwira ikibazo ufite. Uko twicaye, uko twita, buri muntu afite ikintu yakorera Imana, afite ikibazo cy'Imana yakemura. Ariko iyo utarareba Imana, Imana ngo irebe ikibazo, irakwihorera. Yesu ashimwe cyane. Yesaya ngo abaye ari aho, ngo agiye kumva yumva ikara ry'umuriro ryaka, ngo riraza, marayika ararizana rimukoza ku munwa. Warangije mubwira ijambo ryiza, yari amaze igihe kirekire agize ategereje. Haleluya. Hari abatabizi ko yari amaze igihe kirekire aritegereje. Abantu bicaye hano ni abahanga. Niyo umuntu acumura ari mu nzu y'Imana ariko ababizi ko acumura, ugiye ngo bimuguye neza, nta mahoro y'umunyabyaha. Umutima uramurya, bigisha umutima umurya, umutima ukamucira urubanza, azi icyamunaniye. Na Yesaya nuko byari bimumereye, yari azi ibyamunaniye, yari azi ibyo arwana nabyo, yari azi uburyo ahangana ku mbuga nkoranyambaga, ibintu byamucanze, areba abakobwa bambaye ubusa, areba ibipfuye, areba ibisambana, areba, yari afite ibintu byamunanije. n'abari hano, buri muntu afite ibyamugoye n'ibyamunanije, ariko umunsi yabonye Umwami Imana. Yaba buri muntu yashakaga Imana, akigira imbere agashaka Imana, agakomeza akira anashaka Imana. Kristo haleluya, haleluya, amina, haleluya. Yari amaze igihe, ndimo ndavuga inkuru ya Mukristo. Mukristo yari amaze igihe yaratangiye urugendo, ariko agendana umutwaro umuremereye w'ibyaha. Ngira ngo nawe yari nka Yesaya, agendana uwo mutwaro. Arangije araririmba, aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ngo ntiyagire ikibasha kumara umubabaro. Iyo ibyaha bivuyeho, umuntu abona ikibasha kumusubiza. Haleluya, haleluya, amina, haleluya. Shime cyane, haleluya. Mukristo ararivuga, aravuga ngo iteka ngo nagendaga ndemerewe n'iki? N'ibyaha, ngo ntiyagire ikibasha kumara iki? Bene data bakundwa, wicaye aha ngaha, ndagira ngo nkubwire ngo niba ukiremerewe n'ibyaha, amafaranga ntiyakumara umubabaro, inka ntizakumara umubabaro, niyo baguha hegitari 25 ntizakumara umubabaro, nta kintu na kimwe cyakumara umubabaro iyo umuntu aremerewe n'ibyaha. Ariko ageze ku kindi gitera, aravuga ati kugeza ubwo nageze ahantu, ndifuriza abantu kugera ahantu heza cyane. Amina. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, aravuga ngo hagiriye umumaro wanezerwa. Amina. Ayiwe, Yesu ashimwe. Amina. Ngo hangiriye iki? Umumaro, ngo nazibagirwa ukundi, ntago bisibangana. Ngo kugera ubwo yageze aho
aho hantu ni ku musaraba yarahageze atura wa mutwaro. hari umunsi ikintu cyagutsikamiye Imana izagira icyo kagikura. Yesaya nawe yagize icyo arahagera, ahageze bamukoze ikara ku muntu, icyari cyaramusonze kivaho. kimaze kuvaho barabimubwira, bamaze kubimubwira Yesaya arahinduka ashira amanga, aravuga ngo ndahari barijya utuma. Haleluya. abantu Imana iri bwimike, ndasenga ngo inabakore mu murimo. mbere yuko Imana igukoresha umurimo ibanza kugukoramo umurimo. mbere yuko Imana igukoresha umurimo irabanza ikagukoramo umurimo. iyo utayemereye kugukoramo umurimo nayo ntiyemera kugukoresha umurimo. kandi ikibabaje, mvuga ikintu abantu bitiranya, ikibabaje abantu bo barakubona bakagukoresha. buriya hari abantu benshi dukorana nabo mu murimo bakoreshwa n'abantu badakoreshwa n'Imana. ubundi ibyo ukora mu murimo wabwiwe nayo gukora ni ibihe? hari uwo yigeze ubwira ngo kubura, koropa, rimwe na rimwe twabibwiwe n'abantu. ariko